Nge numvaga umujinya kuko ntago numvaga ukuntu umuntu yaza ngo araje ngo tubanazanye ibintu bye byose ntiyanteguje. Nyine namuhaye care zihagije pe, ndazimuhata byanga byemera. Urukundo rwabo si amagambo gusa, ni ibikorwa bihamya icyo umutima uvuga. Nifuza ko rwazahora rutanga urugero, kuko urukundo nyarwo ni umutungo udashira. Ndi mu rugo rwa Jenny na Joel. Kubana kwabo byari amayobera, byabanje kugorana. Uyu munsi ariko ni umuryango wishimye. Tujye kwinjira mu nkuru itangaje. Ni inkuru itanga amasomo, ni inkuru kandi irimo ibyishimo. Twitwa Be Proud. Humura, tuza, wikitse umutima, iyatangiye umurimo niyizawusohoza. Urukundo rwa Jenny na Joel rwatangiye ari inzira y'umusaraba, ariko nyuma rwaje kubahereza imbuto nziza, umwana w'umuhungu w'imfura witwa Ben. Nguru urukundo rwuzuyemo amasomo, ibigeragezo ndetse n'intsinzi, umutuzo no gukundana ubudahemuka mu rukundo. Nitwa Joel, uyu ni umufasha wanjye. Nanjye nitwa Neza Jani, uyu ni umutware wanjye. Kumenyana kwanjye rero na madamu wanjye ntabwo byari byoroshye kuko ni inzira ndende. Nayita ndende ariko mu buryo bw'ibiganiro, nk'umuntu yari kubyumva aba yumva ari ibintu bigufi cyane. Ariko ntabwo kuri njye nkanjye nyiri kubyinjiramo, nyiri kubitangira byari inzira yoroshye. Ntabwo ariko njye nabivuga, byari inzira ikomeye cyane. Kuko urumva mu guhura kwanjye nawe nimba ari umuntu twahuye ndi umukomisiyoneri, njyewe ndanga amazu nyine. First of all twahuye nyine we ari gushaka inzu. Ariko muri uko gushaka inzu nyuma aba ari njye ugira ute uza kumurangira inzu kuko yari yayibuze. Warabibonaga ko yashatse inzu, yihirinze, yakoze iki, ashaka inzu, nyuma nyine aza kuyibona ariko ari njye umurangiye. Ubwo muri ubwo buzima nyine twagumije kuba murumva nk'umuntu twahuye yarambereye nk'umukiriya muri make, sibyo? Agomba kuba nyine ari wa muntu tugomba kugira ute kuzagumana nimero ziwe nyine nkaba nzifite muri telefone. Ubwo nyuma tukajya tugenda tuvugana gake gake, uko bigera igihe biza kwanga. Bimajije kwanga nyine mu kugenda duciringa mu buryo bwo kugira ngo tube twakundana, tuba abakunzi birangare. Ubwo nanjye nza kuba urumva nabaga muri ghetto yanjye, nawe mfite akageto kanjye nawe nabagamo. Twahuye nyine mbona ari ibisanzwe. Twarahuye mubaza inzu arayindangira, numva nyine birarangiye nyine, ariko akajya akomeza kunyandikira muca amazi. Mbona nyine avuga ati se umukomisiyoneri arambaza iki k'icyo twahujwe cyarangiye. Akajya akunda kumpamagara nkamwihorera, mbona nyine ari kunyihomaho ntamushaka. Bwari ubuzima butoroshye pe, bwari ubuzima butoroshye. Hamwe nyine ubwe yigeze kujya mbaza ngo ese ibintu uba ugenda mbona upostinga bimeze gutya bimeze biti. Noneho njyewe nyuma yuko mbonye ukuntu ari kugenda nyihenuraho, njye nacize inzu n'ibintu by'inkuru, nawe reka byihorere kuko ndi kubona wagira ngo nta mahirwe mbifitemo. Ariko nyuma nyine twaje kuvugana, arambaza ese uri hehe. Ndamubwira ati rero njyewe ntago ahantu ndi ntago mpamya ko wahita umbona. Arambwira ati nshaka ko tuzahura. Urumva nyine yari umukobwa we yariyumvaga ku biro bye, yumvaga ari umuntu uri hejuru cyane pe, sinjya bamubeshya. Ko yarambwiraga ngo nshaka uzaze duhurire mu Marange tuganire, nkurebe undende. Ndabwira ati nta kibazo, tugomba kuzabonana. Kandi koko nk'uko twabivuze nyine
twaje kubonana, ariko nyuma yo kubonana nabwo njye natashye mfite confidence nyine mvuga ati abona akantu k'agakundo wenda hari igihe karimo, ariko nabwo ndavuga ati ntago birimo birazamo neza. Noneho umunsi umwe nanjye nibanira n'umujene wanjye, nawe twarasitagoringaga muri ubwo buzima. Urumva ibintu byo gushaka inzu nabyo biba bitoroshye. Hari igihe usanga wakoreye nk'icyo gitanu ugasanga hari abakire bamwe na bamwe, umukire undi njyewe nabaga nabona akama amafaranga menshi cyane, yabaga yamaye nk'inote y'ibihumbi 10. Urumva ku munsi 10,000 ndi buryemo ndi buteganye no kwishyura inzu. Umujene dukora nawe nyine zari zararyoshye, urumva twahoraga dushwana ati ibi ntago ari sawa ibiki. Ubwo nyine ariko nawe nkajya muhamagara kuko urumva twari tumaze gusa nk'abantu twihuje, nyine dusa nkaho tuciringa mukunda, ariko urukundo nyine rutaraba confirm. Njyewe nkajya mubwira story zanjye akazumva nkangahe se umuntu wazamuretse, nkangahe ati se ndamureka bizakunde, ntabwo byankundira. Noneho umunsi umwe nyine nabwo njya gushutinga boro zanjye nashutingaga ziri aho, aza kumpamagara arambwira ati nawe nijye wamuhamagaye. Namuhamagaye se bimeze bite? Bimeze fresh. Ati ndamubaza uri he? Ndi Nyamirambo. Aha naha. Ubwo ahandangiye njye mbere yuko njye nabanje kwinyura ku bajeni banjye, mve kuntu ibintu byari bimeze. Ubwo nari naniriwe mu rugo, nta giceri urumva nari ndi hasi cyane, nta biceri na bikeya nari mfite. Ndahije mpita mbwira umujene wanjye, ndamubwira ati rero hari umusisita ntereta muri iyi minsi, atari atuye hepfo, njye nshaka kugira ngo njyeyo njye kumureba kuko tumaze kuvugana by phone. Abarambwiye ko none ngo ubwo turagenda twambaye. Ndamubwira ati wowe ambara ibyo ngibyo, ahita agenda akutamo ikiboro cy'abisilamu. Umaze kucyambara nanjye nyine nari nambaye imyenda y'imyeru, ariko akaba yari yaranamubwiye ati njye mfite move. Nari maze kunywa ikigage umva nari maze kunywa ikigage pe. Noneho njye numvaga nari mfite vibe, ndavuga nkajya mubaza ngo ese ngo ikigage kimena gutya? Arambwira ati ngo kiramena. Ndamubwira ati noneho nimugera imbere ndimo ndahumura ikigage arangurukana, kuko uyu mwana ni umwisilamu, kuko ngiye kumurana namwe ikigage kari shamba ari hongorokane kabisa. Noneho mu kugenda mageze nsanga arahari. Ndamubwira ati ariko buriya rero icyo gihe nahise njya nicara, urabona uburiri bwawe buri nk'aha, mpita nicara ku buriri mpita niryamira, nubwo nari mfite muvu zo kumuganiriza cyane. Ndamubwira ati se meze bite? Ndumva ndwaye umutwe, ibintu nk'ibyo. Aranganiriza. Noneho ndamubwira ati ntabwo mvanga njye utambwiye ko unkunda. Aje arambwira ati ngo ngaho nyine ngo haguruka utahe ndagukunda. Ariko ambwira, ndamubwira ati ndagenda ibi bintu birasengeye. Ndamubwira ati wapi. Tugera ku muhanda, twageze ku muhanda, ubwo nta n'amafaranga nari mfite nyine. Wakajya ambwira ngo wahagaritse moto ugatega ugataha. Noneho njye nkagumiza nkamupushinga twigira imbere mu buryo bwo kugira ngo atanegesha moto. Nkambwira ati byihorere ndategera hari imbere ndi hasi byasanga, hari ubwo yari abizi. Avuga ati umujeni bimeze gutya. Njye uziko video njye mura na madamu bwa mbere ahantu twari turi ndacyayifite njyewe. Cyanyiriye nkambwira ati ndongiye ahangaha rwose byaramagase. Ubwo motari arahaza guhagarara, ahagaze. Ndamubwira ati njye ntago motari twumvikana amafaranga ndamupunguza. Urumva ni ibaze ahantu yagombaga kunkura rwari urugendo ruhagaze inote y'igihumbi, ariko njye namubwiraga yuko mfite 400. Ndamubwira ati 400 namugeza yahirya. Kambwira ati reka ntago bibaho. Ariko uyu namenye ibyari byo, yangije sinjye wagize gutya mbona aranseze. Nakoze icyo bita marata. Narirutse kurinda ngeze mu rugo, ariko iyo story niyo nicaye nayiganije uwo mujeni twabana. Aricaye araturika araseka. Ndamubwira ati ariko byanga byakunda umubebi nzamutsindira. Nari twegera ukaruka nuvuga ati hano ni mategera baramenda, ariko ninegera ntambwe nk'eshatu ntago bari bumende kugira nari ariko byagiye. Icyo gihe wumvishe impumuro y'ikigage? Wapi nawe numvise, ahubwo nari ndi kwimvira agaparufe yari yiteye. Wumve ngo uwo munsi nyine nabwo natangiye kumva nyine yamamagara avuga ati nkumva namuvugisha, nkumva nta kibazo.
ikigage ntacyo numvise pe, yabimbwiye nyuma n'ubajya mubimwe avuga ati ntabwo nacyumvise, ahubwo nuri ndi kwiyumvira ukuntu yahumuraga neza. Kuva nyine ubwo nibwo natangiye kumva nanjye nyine mwishimiye, nkumva yamamagara nkamwitaba, mbandikira nkamusubiza. Nibwo twatangiye kumera nk'aho dukomenikanye cyane, buryo wabyuka cya message meze bite cyangwa ukamuhamagara nyine mukaba muri mu buzima bumeze nk'ari bumwe, muvugana buri munsi, mwandikirana. Kuva nibwo twatangiye, nibwo numva navuga ati nibwo natangiye, nibwo navuga namwinjira mu buzima bwanjye. Nyine inzu nari narayibuze, arambwira ngo yandangira inzu, noneho hafi y'ahantu yari atuye, yerekeza ko yari yarabipanze, yandangira inzu neza ku buryo byari nko kuva nka hano nk'intambwe nka zingahe ugera aho yari atuye. Ahangaha hano ni hafi, nkumve ku kuntu nyine ari hafi, nzajya nanatega. Ahangaha uzajya uca hano, ntabwo ari kure. Inzu nyine ndayibona, tukajya dukomeza tukavugana, akaza mu rugo akansura bisanzwe, akagenda. Njye nari mbonye support kuko abantu bari profite. Njye nari profite man, ko no kurya muri ghetto byari danger. Urumva njye naribetaga. Nyine nimugora nkagenda nkarya. None umujeni akabona ntabwo ibintu byo guteka mu rugo nikibyitabira nyine. Ubwo urumva rero atangira kuzana ibintu by'amatiku, iki uzava ngaha usohoka ugende. Urumva njye kubera kwibeta nkaza nkarya, ariko nkavuga ati uyu mubebi ntabwo yakwemera ko tubana. Ako buriya pe njye sinjye nkubeshya. Umunsi umwe nagiye mu kazi nyine, naraje mu kugenda ngezeyo nsanga umujeni ibintu byanjye nyine yabisohoye, ariko mu kubisohora ndamubwira ati nyihangane basi iminota 10 ibintu byanjye bibe biri mu nzu niyo organize ndaba nabonye inzu. Niko namubwiye. Ubwo umujeni mitamubwira ati mbabura yanjye nayo nsiga ninjya kugenda, mbabura yanjye nayo nsiga n'udusahane twangushye nk'umujeni nigendere. Ubwo njyewe hari nijoro, kuko mama Gavin ubundi mbere nyine mu kazi ke tutarabana yakundaga kuva mu kazi 2:00 3:00 gutyo. Noneho abaratashye mu gutanda muhamagara, hano uri mu rugo? Ati ndi mu rugo. Ati se watetse? Ati wapa ariko ngiye guteka. Ambwa ati by'uyu munsi ariko buratira bitekana. Joel bakimara kumwirukana nta yandi mahitamo yari afite usibye kujya gucumbika ku mwana w'umukobwa yikundiye, ariko ibi nabyo byari nk'ubwiyahuzi. Araje arambwira ati nta kibazo. Njyewe nabifashe nyine boro zanjye nzishyira mu gakapu, maze kuzishyira mu gakapu mpita nizamukira, ndakomanga. Mu gukomanga arafungura, ko yarafunguraga akansuhuza, ariko igikapu njyewe nari nagifatiye inyuma ngira gutya. Noneho mu gufungura n'urufunguzo yarusizemo, kuko nahitaga ninjira apfunga, kandi iyo nzu nayo namurangiye n'ubundi yari iteganye n'akadushe nyine. Noneho we yahitaga amanuka yinjira mu nzu, nkagenda musanga mpita ngenda shyira igikapu he muri dushe. Tugishyira muri dushe arateka ibiryo birashya, turarya, ategereza ko naha, nkaguma muri telefone imeze nibereye. Ese kudatanga ariko rero njyewe ntabwo uyu munsi ndi butahe. Uwo munsi abonye byarambiranye avuga ati reka njye gukaraba. Agiye gukaraba abona igikapu, aramaze ati se iki gikapu Android wanjye wandangiye ko mbona yakizanye mana. Ndamubwira ati icyo gikapu rero sinzi nimba cyakubangamiye, wasanga bagishyize aho ngaho kugira ngo wenda bazi ngo ntabwo urajya muri dushe. Njye naragifashe nyine nyizirikira ku giti kijyaho, arangije turarya. Uwo munsi ni nabwo ndakeka naharaye, ariko marara meze nk'umwihomyeho mwihambiyeho nyine. Umukobwa neza nkavuga ati none aranyica. Ntaraye ijoro rimwe, ariko nabwo nubwo naharaye ntabwo naraye nsinziriye nyine. Kurumva yari afite matera, njye nsa nk'utembera ku gatapa bariho nigandikira n'agasego. Burangije uracya, umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri nibwo njye namweruriye. Ndamubwira ati rero, kuko yagumije kubimbaza cyane ati ndi kubona udashaka gutaha. Ndamubwira ati impamvu nabishaka rero, cyo mutipe twabanaga yambunurije. Arambwira ati none ukaba ushaka ko tubana? Tubibwira ababyeyi rero. Nawe ngenda bibwira ababyeyi, ndababwira icyo ubwo ni njye ko nagukunze kandi ibimenyetso byose nanjye nkaba mbibona. None njye namushinzaga ibimenyetso by'uko ankunda.
mwati wowe urankunda, icya mbere cyo ndaza nkarya, cya kabiri hari igenza n'imyenda yanjye ukamesera, ibintu byose kuki wemera ugateka ukansigira kandi ubizi ko uwo munsi nari bunaze. None icyo ngeyeho n'agafunguzo urakansigira, ibyo bimenyetso byose ni ibigaragaza ko unkunda. Ati ngambwiza ukuri, urambwiza ukuri ko jyewe Kevin nzifata nkagomeza kujya nifata nkarya nkaza nkarya unkorera ibyo byose utankunda? Ati kunkunda urankunda, ahubwo igisigaye reka tubane, ibindi byose Imana izaca inzira. Uba nkubwire kubera ko yari umwisilamu, igihe cy'igisibo cyarageze, kigeze nta mukobwa wawe mbona nashaka kujya ateka, nkajya mubwira ati se wangira iki guteka, kubona twabanye nk'umugore n'umugabo, nimba njye nari umwisilamu ngo ngiye gureka nkubwire sinakugandukira kuko sindabana nawe imbere y'amategeko, ntiturasezerana, nta babyeyi babizi, ngenda kugandukira se nkande. Yarabyanze burundu, yarabyanze ibintu byo kuvuga ngo yangandukira. Icyo gihe twarashwanye, turashwana, atangira gupanga uburyo ki agiye gufata ngo ibintu byanjye akabisohora nkabisanga hanze. Abamagara umujene warandabuye, hari umujene w'inshuti yanjye arambwiye ngo wumva ngo n'ababeshye Joel arananiye burundu, ibintu byiwe ngiye kubisohora mbishyire hanze. Umujene barabimbwiye, mu kubimbwira hari akantu nyine urumva navuye muri ibi bintu by'ibikomisiyoneri nigira mu biboro, nyine mbonye ko tumaze kubana nigira mu bintu byo gukora intebe, noneho nza kubona akantu k'akaraka njya gukora boro y'igitanda. Noneho ndagenda, icyo gihe ntashye mfite amavuta, uwo munsi naje nyine mfite uduceri, ngura umugati, ngura n'amasambusa y'inyama, nza mbifashe netesha naramutetesheje uwo munsi, ndamuterura, ndakeka ari nawo munsi nyine twatangiye gusitaguringa gutyo, turasitaguringana. Noneho aragenda arankunda nyine, namuhaye keya zihagije pe, ndazimuhata abyanga byemera. Urumva igihe kiragera, inzu twabagamo tuyibanamo muri ubwo buzima tuza kuyivamo, turagenda tujya kuba ahandi mu Kiyovu, mu nzu y'Icyomba na Sa. Nibwo twakundanye, turakundana kabisa n'agahe turagasangira. Ababyeyi baza kwisanga nyine ari uko bimeze tubana. Ubu Jane uyu mubona na Joel nuko nyine nuko mutubona. Ibyatangiye Jane abona ko umusore aje gucumbika byatangiye kugenda bisatira umutima we, amarangamutima atangira kumusunikiriza gukunda uyu musore by'akataraboneka. Nyine njye numvaga umujinya, kuko ntabwo numvaga ukuntu umuntu yaza ngo araje ngo tubane, azanye ibintu bye byose ntiyanteguje, mbona afite hari agafuka ateretsemo imbabura, ndavuga se hagati wimutse ndavuga ati bimeze bite, irarabitse abana, ndavuga se nkora iki, buri kintu nakora nyine, ndavuga ati nanone sinamwirukana, yaramfashije amuje kuba inshuti yanjye, ndavuga ati nta kibazo. Twabaga mu kageto gatoya kagaraga gutya, urumva naribanaga, nabaga mu kageto gatoya cyane, ndavuga ati ntari buri hano, uba ushaka uko uzagenda kwibana, uba ushaka nyine ubundi buzima. Kombe ntiri sinkamenye kuko umuntu mugenda mutindana, ariko ibintu bigenda bikura aza kuguma, ubwo dutangira kubona iyo nzu ari ntoya tutayigumamo, aho kugira dutangira gutekereza ukuntu yagenda, uko dutangiye gupanga turi mu nzu yirutiyeho gatoya. Ubwo nyine urumva narabyakiriye, tubona indi nzu ajya kuyinyereka, ndavuga ati nta kibazo sorry, ndavuga ati nta kibazo, turimuka inzu tuyibamo, dukomeza ubuzima nyine, ndabyakira biranarangira nyine turabana. Nuko yari story rwari urugendo nyine, urumva rutari rworoshye, gusa ibintu byanjye byose nabikoraga meze nk'umuntu uri kugira ngo umuntu turi kumwe mwereke ko urukundo mfite ruri seriye. Urumva niyo nzu ngiye nayishatse, ndagenda ndayimwereka, nyimwereka bwihishwa atabizi, mbwata aho tugiye guturana. Ubwo nyine turahaba, ubuzima burakomeza, burapasinga, burabadirisha. Ubwo niko kugenda mfata kariyeri y'akazi, kuko urabizi ko njyewe nari umukomisiyoneri, ariko nza guhindura imikorere, njya mu bijyanye na furniture nyine byo gukora intebe n'ibitanda, ariko n'imiziki nayo nza kuyinjiramo, ari naryo zina ry'akabyiniro Kevin, bakajya bamamagara King Kevin nyine
akaba ariko banyita. Ubwo iryo zina ngenda ndyuriraho gutyo, madamu turibana muri ubwo buzima, ngenda nikora indirimbo. Ko bwa mbere njyewe kuko namwumvishije indirimbo naye nicaye, noneho turi kumwe nza kumwumvisha indirimbo akajya avuga ngo, akajya ambwira ngo respect my husband, nkamubwira ati okay, nyine yaramblessingaga nkuko nkahita numva mfite ibintu by'imbaraga byinshi, kavuga ati noneho reka nkore ibintu bya danje. Urukundo rwabo rwaje kugurumana, ari nako bakomeza kubana mu bihe bitoroshye. Niki cyari kigiye gukurikiraho? Ni inda. Urubuto uyu musore yaje gutera uyu mukobwa inda, ni rwa rubuto rw'umugisha ariko rweze ku giti cy'umuruho. Iyi nda yari inda y'abantu bakundana kandi bose bemeye kubana, ariko ibihe bari barimo byari ibihe by'ibibazo. Urumva nyuma yaho nyine tubana muri ubwo buzima aza gusama nyine. Mu gusama nabwo byari urugamba rutoroshye, kuko aza gusama njye ntabwo nabyakiraga ubundi. Navuga ati mujeni gute, mama yaranwise akajya ajya kumingana, none umugore wanjye aratwise we ntashaka no guteka. Njye navuga ati ibintu nibibaho. Buriya nubona hari ibintu abantu bumvaga umugabo ngo yatekeye umugore, sibyo, igihe cyo akaba yamufata akamwoza nk'ibirenge. Nyine hari abajene benshi cyane batiyumvisha ko ibyo bintu babikora. Bro, ku muntu ukunda urabikora kandi ukumva ni ibintu nabyo bintu bya mbere birenze, ukumva nabyo bintu bya mbere biryoheje life urimo. Urumva njyewe naje gusa nkaho twanyeho n'umugore wanjye kubera ibyo bintu. Arabi waba arabo mu rugo baza kongera kutwonga bya bintu ndabyakira. None kuva ndakeka yamaze nk'icyumweru tutabana, icyo gihe aza kugaruka avuye iwabo. Turangije ndamukunda, mwereka urukundo anwitiye, turatana akajya, ubwo yarakundaga kuruka nyine, yararukaga pe, buri ikintu cyose akaruka, iki akaruka, ariko nyine ari umuntu wikundira Thompson. Ubwo nyine byansabaga ko mora mfite Thompson aho. Urumva narisagura inzira n'injye nyine kwishyura inzu. Mwana ni ibisazi, akeneye kurya. Urumva none icyo gihe na petit frère yari ari mu rugo, kandi nawe yari ari mu bintu byo kwirukanga, mu bintu byo kuyigira mu gisirikare. Urumva njye nari ndaho nyine ari njye ugomba kubatunga. Ariko ikintu nakundiraga petit frère, namubwira ati dore madamu wanjye ndamusize ngiye gutigita, umwiteho. Madamu umva petit frère yaramutekeraga, akahita koropa, akahita akora utuntu twose, akahita ashyira hariya, akavuga ati byibuze grand frère asange ibiryo bihari. Niyo nagendaga nta kintu bafite mu rugo, yanabwira ati ndagiye genda bizi uyu munsi murarya. Munsi umwe nawe basezeranije ko bari burye, bigera saa sita mama Gavi nabona tutarateka, tangira kumbwira ngo ndumva mu nda hari kundya. Ndamubwira ati ihangane, ibi bintu ngomba kuza kubikurikirana kandi urarya. Ati none se kuri kuvuga ko ibyo kurya wabibuze, uri kuribwa mu nda, none ko bagiye no kutwirukana bagiye kuduha priyave. Urumva none nari no gushaka n'icyiciro kugira ngo nzabone mituweli, ibintu byose azabyare biri ku murongo. Urumva nase bro, narananutse, narashizemo, naranganye mu rudodo. Ubwo namanuka ngiye guprintingisha igipapuro ufite inote y'ijana, igiceri cy'ijana, njya kuri saro ahantu. Noneho mageze nyikera kuri saro, mura n'umujeni wanjye w'umucuruzi, ndamusuhuza turi kuganira bisanzwe, niyambare n'agasengeri. Sinzi ukuntu nagize gutya kuri phone mbona hisetinzemo 50, ariko inyuma hari amazeru 4. Nkabwira petit frère ngo ndebera ko ibingi batari 500. None akambwira ngo ariko ngo iki ngiki ni cyasaze, ngo ayo mafaranga ni 500, ngo ni inote ya 50. Ndavuga ati ariko abantu mpita mubwira ati mbwira nimero, mbwira code gira vuba vuba. None ahita mbwira code, uwo turi kumwe ko yari umucuruzi, ahita mbwira code mpita nyamusendingira. Maje kuyamusendingira ahita mbwira ati mpita mubwira ati ahwi umva tugenda uyame cash, yamaye cash. Njye ikintu nakoze, naragiye mu mafaranga y'inzu uragomba kwishyuramo, ndirode namukubise vere tarareza yisigaye, ngenda mitagora gastoke k'umuceri, kawunga, utuvuta. Thompson ndagenda ndazizana ndazipanga mwiza, ati none izo nizo zava mu isafuri. Najya wazitekeye amagabire nawe yabyukaga. Cyakora amahirwe navugaho Imana yamproteje muri ubwo buzima, yandinze ikintu cyitwa ngo nabuze amakara. Nari mfite gaze y'ibiro 12 yari yuzuye, nagiraga gutya gaze yashira nkabona amafaranga ariza.
man burya nibakubwira ngo Imana ikunda abagabo, Imana ikunda abagabo hahandi ku rudodo rwa nyuma uvuga ataha niho rugiye gucekera nkahita mpfa, niho hahandi Imana ihita ivuga ati uyu ni umugabo reka murokore. Narasitagurinze mw'iyo life ndagenda mukorera ku gasitoke maje kugakora, ubuzima buragenda turabupasinga, noneho akajya ajya kwipimisha kuko twaravuye kwipimisha, ngiye turagenda ajya kwipimisha akajya avayo akagenda na rimwe n'ibiceri byo kujyayo bikabura, akagenda n'amaguru gake gake, yajya gutaha nkaba natigisa ntabwo ati fata akamoto uze akaza. Ngewe umugore wanjye nubwo ubuzima bwayo bumeze gutyo twasagurigagamo gutyo, twabaga ari twe babiri tubiziranyeho ku buryo kintu watubonaga nyine yavuga ati aba bantu ni abasirimu, umugore ni umusirimu, kandi se byahehe mu mutima abantu turenda gupfa Imana ikura abantu kure kabisa. Urugendo rwo gusama rw'umugore wa Joel ntirwari rworoshye, dore ko bose bari bakiri batoya, byabanje kubatonda, byari bigiye no kubabera impamvu yo gutandukana, ariko Uwiteka arabakomeza. Ngenda kubwiza ukuri ko igihe cyo kubyara noneho cyegereje ku mezi 7 gutyo, Imana iragenda inkumbita akazi. Jewe umugore wanje petit frère nawe ari hafi kugenda mu gisirikare, hafi kubahamagara, barabahamagaye. Noneho njyewe ikosa nigeze gukora, nta giceri na kimwe mfite, nta mwenda w'umwana, nta gitenge umugore afite, nta na kimwe. Ako mugabo ambwira ati we humura jewe ntago nzakugurira ibisurubeti 2, ngure ntago nzabura naho niri igitenge, ibase nayo sinzabura aho nyitira. Ati urumva kubyara ari ibintu bya danje. Nari narangije kwiheba, narabaye nk'igisimba ndi kuvuga ati amafaranga yarabuze, ibintu byabaye danje. Wowe nje naramubwira ati kuki uri kugumiza kunetaho, urumva? Urusimbi, imikino y'amahirwe dufata nk'ikizira ku Mana cyangwa se imikino ikinwa n'abantu bihebye, ariko burya ngo nahana Imana itagukiriza. Ibi ngibi nibyo byabaye inzira Imana yanyuzemo mu gihe uyu musore umugore yari ari kwa muganga, akabona ibisubizo by'amafaranga yari yabuze, aho yari yapfunze imitwe ahantu hose, ariko byanze. No, umunsi umwe naricaye, nari mfite inote y'igihumbi, ari kiboro bakina cyikaraga biki kumwe cyaza mu biriya mikino abajene bakina ngo ni za kasino, sibyo? Ngiye naragikinye kirikaraga, nibereye muri salo ryamye, madame ari kumbaza ari kundeba, nkamubwira ati ni ibibazo ndi kubarira radio uburyo ngiye kuyigurisha, ngiye kwicora ngiye noneho kugira imaginemo ko ibibazo byawe byose by'imyenda byawe byarakemutse. Narebaga televiziyo iri mu nzu, kari gatoya nako nk'akari akamashini k'abadisibana, ndi kukabarira inote ya 20, radio ndi kubaramo 25, nkahita mvuga ati 45 twenda tw'umwana tuzaba twabonetse, amagabe nashaka azagenda yambaye amakabutura cyangwa amapantaro, akazabyara umwana paka abonetse kandi azaza neza. Ikintu cyanshimishije n'ukuntu nakinyiye ball irikaragira agenda igwa mu gikubo cy'ibihumbi 110, inote y'ijana itigwamo. Cyakora simubeshye, naragiye mitajya kugura Teremus nini iri ijya muri 3 ngatururu ntago ruzavaho, mitatsoka niyamira mvuye kuyizana, naragiye mitagura n'igice cya kaze inzoga dukubita ari abajeni turayimwe, aho ati tuyimwe kuko amafaranga araturutse n'ikuri. Umujeni yanyuze ari kuvuga ngo imyenda y'abana mugure, ibarambwa ati ngiye nkubita fagitire, imyenda yisigaho ngaho, mama Gavin akuramo imyenda ashaka, agaruka nimugora mu amafaranga yigendera. Navuga ati tayari imyenda y'umwana itangira kuboneka gutyo, ubwibyo biragenda biranarangira. Noneho tugeze ku gihe cyo kujya kwipimisha, petit frère akajya mbwira, kumva mwana ugize Imana ngo muri ubu buzima hoye nabwo Imana ikagushumushiga kukumbita umuhungu, ngo byaba birenze. Nkajya negera mu Gavin nkamubwira ngo buriya ngo umwana wa mbere bari umwana, ngo umuntu yifuza igitsina ku nshuro ya kabiri ari ukavuga ati mfite umuhungu nkeneye agakobwa, none aka kanya nta mukobwa nta muhungu, ngo mukeneye abahungu. Ngiye niko namubwiraga. Noneho mu Gavin akambwira ati ngo sha ngo kakaza ari agakobwa. Akambwira ati ariko ibi ni ibiki? Sinzi ko ndamufashe tujya nagira guhamagara abajene banjye babyaye imbere, nkababwira ati se inda bayipimishiza se mani bira bintu biba biri komfa mu birizewe. Bamwe bakambwira ngo hari igihe ngo bakubwira ni umuhungu ugasanga ari umukobwa, ngesho cyangwa se wasura bakakubwira ngo dore twita umukobwa. Noneho ngiye nagiye aho bita kuri Sorowamu, nkajya ngenda njyayo bwa mbere baramupima, bamupimye basanga ni umuhungu. Sinanyurwa
ndongera nsubirayo nabonye bamupimye basanga umuhungu inshuro yaciye muri ekogarafi ntiwazibara mama Gavin urumva aragenda igihe noneho kiragera cyo kubyara igihe cyo kubyara kigeze Grafrere hari ibiceri yari amaye byo kumugura ibikoresho bya geto akugira mbigure narabifashe mbijyana mu byanjye ndayakoresha yose aragenda aratoboka ndi kwiringa noneho ikintu cyambabaje n'ukuntu yashize bitaro byo byadaye serivisi itari nziza pe je sinjye nkubeshye serivisi yambihiye irancaririra ku rwego rw'uko 100 byashize singuyu nawe arabizi 100 byashize na operation n'imwe akorewe arara kuri sima bamuhaye icyumba umunsi wa mbere umunsi wa kabiri bamubwira ngo natane ngiye serumu nari naziguze hanze imiti nayiguze hanze nshaka no gufata serumu ngo nzijyane umuganga aravuga ngo narebe ngo mushaka uburyo mu bijyanye sibyo ndaje ndamubwira ati ngewe ibi bintu ntago nshobora kubisigira kandi nabiguze amafaranga yanjye twarasereye n'abaganga baje mita mu kwitahira kubw'umujinya mitambwira wari urwaje mu Gavin aramubwira ati shaka ukuntu mukura mu ibyo bitaro muze tuzamujyana ahandi mama Gavin bamukura mu bitaro araza none aza asanga ndi sakire mu nzu nari ikintu cyo kurya kirimo mama Gavin aramubwira ati rero ujye ufata igikombe cy'amazi gobera n'amazi hari ikintu afasha iyo umuntu afite inzara ujye uyanywa none nkakunda ukuntu yanayagwaga anatwite nkavuga ati she iyi ni kire yawe tu iyi ni kire yawe ahita amubwira ati jya kwa muganga baguhe randevu ijya Kibagabaga ajya kwa muganga bamukubita randevu ijya ku Kibagabaga ategereza icyumweru nshaka amafaranga ndayabura ndayiga byaranze gutyo kunguko mama Gavin sometime tukarya mu icyo cyumweru ubundi akabanyweye amazi akagati nkakazana karya yavuga brushette cyakora nje ndemera njya no mwideni. Mu gutwita kwa Jen Joel yigiyemo amasomo akomeye yo kwihangana no gukunda umugore we akamutetesha akamutonesha akemera agahiga amafaranga agakora buri kimwe mu gihe umugore w'icyo yashakaga cyose mu bushobozi buke uyu musore yakoraga igishoboka cyose ngo urukundo rwe nirubabare kugira ngo we ubuzima bwewe bwagenda neza amutsabutuntu twiza nkabangiye mu ideni amutsabutuntu twiza nkabangiye mu ideni none icyo gihe twari turi mu kwezi kwa mbere kuno kwezi kwa mbere ra oya ahubwo twari turi mu kwa 12 ariko ngi nakazi nari mfitemo kenshi none aragenda ajya kwibaruka Aya nyuma ahubwo atarajya kwibaruka yagiye twahise tujya nekereza ko ari turi bujye Kibagabaga nabyo nkareba ukuntu tugiye kugenda n'amaguru tukajya Kibagabaga mbona ni danje bati none turabigenza umujeni twabonaga mu gipangu witwaga Paul niwe wavuze ngo reka ati usumuzajya kwa muganga ati kuko Grafrere yemeye ko araza kudutwara n'imodoka akatujyana birangira imodoka atayibonye arabireka none abyiyoreye ndavuga ati fata uwo mujeni ndavuga ati we ntwarira mama Gavin nge ndiyeranja iki uburyo ndahagera aramutwara ngewe ndagenda nta tike mfite uzi nahereye ku mujeni wa mbere aro wanije ibiceri abajeni none njyanye nabo nubufu mana yanjye ngumva mwana ngo nukuri ngo sexago nazo nari mfite ngo hasigaye ibiceri desa naje nkahita mubwira ngo naribi ngo we ikintu ugiye kunkorera ngo nyoherereze izo desa ngo ntabwo ndaburundu ma desa kuko n'ubundi nashakaga nka sexa za data kubera ko ibintu dukora bidusaba data kugira duhure kuri internet noneho mujeni cyakora sinzi kuntu byageze ku munota wa nyuma motari nanjye kuvuga ati mota uranyica ko mfite ibiceri 400 uranyica turankora iki mfite ibiceri 400 ko nayo gukatisha igifishi cy'umugore njyanye kwa muganga nayo afite ba muganga nabo barankorera operation simbishyura ngewe nihebye urumva ndagenda ngeze tugeze zano za Kibagabaga size ko nahamagaye mujene wanjye bita Nestor nyine bune ni nka mubyara wanje nyine ndamubona nkavuga ati sha wanije ibiceri ko umugore wanje ubizi ibintu bamukoreye amafaranga ariho yacikiye nta kintu tsigaranye wandwanye arambwira ati hano rero mfite inote ya 12 akuzihangana uzayinsubiza arambwira ati naribi yahise yinsunikira tu ayinsunikiye mita numva mbaye boss wanyitambika ngagusunikisha akaboko igirayo madamu wanjye yataka fata itanyiza buri ikintu nziho
iyo mfite amafaranga iyo atatse ikintu ndamuhereza, icyo atatse nkamuhereza. Nuvuga ati ubwo ayo mafaranga ndayakoresha aho ngaho kwa muganga, ashira turi muri serivisi z'ibipapuro. Noneho nyine yananyweye n'agafata ageze kuri serivisi rero yo kurya, kandi batubwiye ko agiye kuharara. Nyine nagiye nta n'imyenda twitwaje tuzi ko n'ubundi baratubwira tugataha. Bambwira uburyo cy'umugore agiye kwibyara, maze iminsi mutindanye kandi agiye kwibaruka. Batangira kumbwira ngo nimbe mutembereza, ndamutembereza. Amasaha bamuhaye asubirayo, amukora operasiyo, basanga ngo nimba ngari kuri 2. Ubwo njyewe mbaho ngaho nyine nkajya muzengurukana, mbona ibintu by'inzara iri bumwicire kwa muganga. Nari nambaye agakweto kari fix ka Jordan, inkweto yaragira kumbagira. Mwanavuga se nageze igihe mbikinya kubera uburibwe, mbikinya inzara iragenda irankubita, iminwa iragenda iruma. Nagije mpita telefone umujene wanjye witwa Steven, niho nambwa atumva se, umva gira ibyo ugira rwose unize 5 aho ngaho. Mama Gavin bamukora operasiyo kandi nje nta mafaranga mfite. Abarambaje ngo none se ngazatahute, ngo yashana mugabo buri migozi mu hambiro wemereza 5 aho ngaho, mwereke nibanza bagukoropa nzakoropa, nzibera umutaravayeri nanjye nje nkoropa nk'abandi bose. Abayashize bukuyashyiraho mujyana muri restaurant, ngati baguhe iki ararya. Amajije kurya ndongera ndamutemberana icyo 5 ndakimanaginga, kingeze ijoro rya mbere ndarana na za nkweto. Urumva ikosi rindi inkweto ziri kumbaga. Cya 5 nacyo bucya mu gitondo bahita bamujyana mu rwererero. Bamujyanye hahita haza umusista w'iwabo azaje kunsimbura, aragemura. Ariko mu kugemura ndarya, mu kurya noneho hakurikiraho ngo nahego nje kuruhuka. Nari mfite tekesi iri bunkore Kibagabaga ingeza mu rugo byahe. Nahamagaye uwo mamagaye ti wapi, nahamagara mama nawe ati yewe mwana wanjye nabiceri mfite iki. Noneho njyewe nyine nageze igihe numva femi yanjye ndayanze. Ku gihe cyo kwivuka ry'umwana wanjye femi yanjye narayanze, ahubwo grand frère niwe muntu numvaga nkunze byasana, bitewe nuko nari inzira yifuye n'ibiceri bye nanabikoresheje. Noneho musabye support y'inote y'ibihumbi 200. Icyo gihe bari bagiye kumutera toba arayima, mpita nsiga nyitanze giye kumanuka. Noneho manuka n'ikirenge nkajya ngenda inkweto ndetse ikirenge. Noneho ibazaho ngera igihe nkajya nsawari ifuti, nkajya ngira akaboko gutya mugatishara ifu dore ngiti. Bimwe bavuga ngo je nahise naye rabicara bati bimwe nje najyaga mbona nkubita nk'umwana wo muri quartier, nkabona saraje nshapye nk'iki, nkayoberwa impamvu. Man urebye uburyo umwana avunamo, umuntu agukubitiye umwana banarebye nabi wahita unamwica. ahubwo umwana nje nageze mu rugo nkuyemo inkweto tsangino rinini meme yaragiye irapinda manga gutyo kungo kurwara rurigonda. Ndahatsi ni inkweto nari nambaye ni igice. Namaze igihe njya kwa muganga nkazamuka nambaye inkweto. Ubwo ndetse mu kugaruka nsubiyeyo hose nagiye n'inkweto, nagiye n'ibirenge n'ubundi. Ngeze kwa muganga nabwo abantu bose nabakora ati muze mumfashe wapi. Uyu nguyu yahamagara nyina ati wapi rwose ndi kure. Bose nyine tubona twiye kwirwanaho. Twarirwaniriye bikomeye. Noneho sinzi kuntu byageze ko Yamana ireberera abagabo yibereye mu rwerera atazi nibiri kuba, akajyaza namureba ukuntu ameze, nkagenda nkajya kuririra ku ruhande bitewe n'agahinda nabaga mfite. Basi basi byibuze mbona umwana n'umugore wanjye ko nabonaga ukuntu ari kugenda arira n'uburyo ameze n'uburyo yasaze nyine kubera zira toba baba bateye. Bro bigutera agahinda w'umugabo. Nje narariraga. Noneho abantu bose bakaza kwibaruka bagataha, nje ngasigara mu bitaro ndarira ndavuga ati mana nje nararize gutyo ko ngo. Mare yaje nyuma ku munota wa nyuma, nabwo ari umuntu dusaidiye arayizana. Urumva umujeni gose arabinyorereza ibikoresho. Umujeni witwaga Famille buriya turiniga byasana ku buryo nyine service yose musabye arayikora nyine aranyumva byasana kuko nanjye ndamwumva nyine. None akajya yinyoherereza arabyohereza ibintu byose byo mu rugo, akajya nandeberera mu rugo kuko naho ku muhima wose twarasitagoringanye. Yaba nabicera afite akankubitamo akama motivation nyine yo kuzamuka n'ibirenge tugemuye. Byabaga ari ibisazi mwana we. Sinzi kuntu nyine ubwo byageze gutyo uko uwo mukiriya barampamagaye barambwiye ati caka udusego tw'intebe. Navuga ati uyu mukiriya ngiye kumwituniraho nta mafaranga caka ari munsi y'inote ya 50 kuko
inoti ya senkani hano izanyurira umugore kandi byanze bikunze paka nyabone. Ubwo ndabyibuka amamagaye naramwitabye ndamubwira ati abarambwira ati ubusego butandatu nangaye, ndamubwira ati ni 150. Ubusego butandatu araje aramubwira ati goho yangu ntabwo ushaka ubusego burenze, ngo njye numvaga bitari burenze nko mu 70,000. Bitavuga ati tayari bya bindi Imana yikore hano mfasha umuntu. Tukimara kubiciringa gutyo turaciringa twumvikana ko ubusego bugomba kuba busa nka shokora. Arangije ahita ambwira ati ngo wavatse yangahe, ambwira ati naribi uma yavatse 40,000. Abara yanyoherereje bwa busego ndagenda ndabukora. Noneho maje kubukora mitamanuka njya mu rugo. Ngeze mu rugo ngoherereza iki, ngoherereza moto umushyira Nyabugogo. Iyo umushyira Nyabugogo wa mukiriya anyoherereza ibindi biceri 30,000 byari bisigaye. Noneho ndahije mitanza nabwo mitanzamuka uyu njya kumureba, nabwo nsanga hari undi musista waje atsimbura uri kumwitaho nyine, uri kumenya ku move ziyo nyine. Noneho njyewe mageze batangira kunuma iyindi miti, ubwo nkagenda nyishyura andi matobari yo kumutera igitondo ikigoroba. Ubwo ibyo ngibyo bimarije kuvaho amafaranga mbona nsigaranye inote y'ibihumbi 20. Ndavuga ati si 20 nizifata ndi kugura za buri mwanya, amafaranga zangezayo nayo niraye ngo birabaye. Nta kindi kintu nakoze, nafashe amafaranga abagabo tugira natwe imibare. Nibwo bwa mbere nakoze mwana navuga ati aho n'ukwiyahura. Nafashe inote 2,000 nyishyira kuri gwaruntu, ndongera ndarukira ni kwa muganga nicariye ahantu neme fata agasharijeri njya kugacaginga. Ibitaro byaho babyari hari Kibagabaga bisa nkaho biri hepfo, ibindi byaho bafatira operation nyine zuko uhagaze biri ruguru. Ngiye njya ruguru ahantu hicara abantu bari burare mu bitaro. Ndakina ni mu kugikina kiba cyema amafaranga 16,000. None ndavuga ati 16,000 nimba nashyizeho 2 nkaba nsigaranye 18,000, ubangaha mfashemo 30,000. Noneho nyimara kubona ko 30,000 bigezemo nta kindi kintu nakoze, navuze ati reka nze nkwereke ngiye gufata buri ngende nyikubira kabiri. Noneho hari nk'ubundi yatangaga amafaranga nyikubira icure sinzabyibagirwa. Ndagikina kirikaraga kiba cyema 40,000. Mu 30,000 nari mfite singize 76,000 nahise naha icyo gihe ndabyuka naratashye ariko musigira fata. Noneho nsubira mu rugo, mu gusubira mu rugo kuko baby yari ahari aho yatahaga nyine kwa tate wuyu, biba ngombwa ko bavuga ko agomba gutaha naba hari abana batoya kandi rero basigarane, ngomba kuza kumusimbura. Naragiye tugezeyo nta kindi kintu twakoze kubwo kumva ko nyine mama Gavin yagiyeyo no gushaka ngo kwimara ubustress bya biceri. Ndagenda tuba dukoresheje inote ya 50 turi kwinywera. Njyego ndi kwimara stress kuko nahoraga amaso yaratukuye, amaso ahora njya nkaho nyarwaye. Jya kumva numva nyine isaha zo kujya zirageze, barampamagara ngo ninjyeyo. Ndagenda. Igihe cyo kwibaruka cyarageze, cyari igihe cyo gusarura ibyo babibye, ariko nayo yari inzira y'umusaraba. Kwa muganga naho ntibyari byoroshye, amafaranga nayo yari ibura. Ngeze kwa muganga mama Gavin umunsi wa mbere ndaharara, uwari ukurikiyeho njya kumva babarambwiye ngo umurwaza wowe neza Jani mitapfukama kuri mare mutavuga ngo mana shimwe ngo naza twara uruhinja. Nagiye kurwizana n'imyenda ndayijyanira, ndagije mitamushyira mu kagare, mitamusunika mujyana ku gitanda. Nkajya mvuga ati ariko Imana ikora ibitangaza, nkajya nkata mu bitaro hano hose mvuga ngo Imana ikora ibitangaza. Imana irabikoze, bibarutse umwana, ariko amazina bamwise nayo yaratangaje. Noneho bakambaza ngo izina ngo buse gura mwana wazamwita nde. Umuntu yarabimbaje nabwira ati njyewe ngomba kumwita Iganze Levis Gavin the Ben. Cyane iryo zina byaje gutyo nararivugaga kandi si ibintu wenda nicaye ngo nekereza ko na mama w'umwana. Nabwira ati Iganze Levis Gavin the Ben. Ndavuga ati iryo zina ngomba kurimwita kuko je nyine mu bijyanye no gukunda mu bintu by'imyidagaduro mu banzi je bundi nikundira The Ben. Mu buzima busanzwe ndamukundana atari ibintu bya joke nyine.
noneho mama Gavin nawe turaganira, ubundi mama Gavin yarambwira ati Iganze Levis Gavin, no nkambwira ati se Iganze Levis Gavin ati nshaka ko umwana wanjye azaba umusitari, shyiramo akantu ka The Ben, none akajya ambwira ngo narebe ngo reka tumwite The Ben. Nuko guko byahise byurira, turagenda umwana akimara kuvuka tugiye gukoresha ibyo bifishi, turagenda turabikoresha, igifishi kiraza kije mbona handitseho Ben, utavuga ati tayari The Ben narishije ati tayari ufite The Ben mu rugo. No ibyo ngabivuga naramenya ko nta biceri mfite bihagije. Ubwo urumva amafaranga nari nsigaranye yari makeya kuko nari nararangije kuyakoreshaho. Mpita mvuga ati turagera mu rugo, arakenera konsomasiyo runaka, amafaranga yo kumukura hano mu bitaro. Yaje umujeni wanjye abarantelefone hakiri kare kuko icyo gihe namusanze ari mu gitondo mitamanuka manutse amantelefone n'umujeni wanjye nyine mubyara wanjye twa Sylvain aramubwira ati k'imodoka yo ku kazi iri for free waretse nkaguha umusada nkaza tugacyura umubyeyi. Ntabwo ati serious, ati serious, ntabwo ati sha nanjye mbemereye ikaze y'inzoga pe, nimba wemeye imodoka nemeye ikaze y'inzoga. Kandi mba nagiye nzamuka ruguru, sinzi nimba ari imiti bari bantumye ngo njye kumwishyurira tuje kumutora. Mpita nzamuka njya ruguru kurigisha aho bishyurira iyo miti, ndongera mfata inote y'igihumbi nyishetaho ndakina. Mu gukina mba ndiye inote y'ibihumbi 60. Mama Gavin aje atsanga aho yarari abarambye guza ibibazo twifitiye, none ufasha amafaranga yashoye kuri randa. Ambwira ati ariko baby je uranze guza amafaranga mfite, nyimwereka balance. Sanga kuri balance mfite amafaranga 85,000. Ndabyibuka twishyura kwa muganga amafaranga dusora mu bitaro n'imiti byose biri kumwe, nisha amafaranga 25,000 n'amafaranga 5. Ako kanya nyimara kwishyura amafaranga jya kumva umujene arampamagaye, uri hehe ko nkuzaniye avance? Bitavuga atari kimica migishira tashi waje migishira tashi. Nta kindi kintu nahise nkora, nahise twese tujya mu modoka. None wumve kuntu iyo umuntu afite amafaranga atayumva yashyushye. Uzi ngo tugeze kuri gate dusohotse dutashya, abasekirite mpita mbahereza fata noheri sha kuko twari turi mu kwa 12 mufate noheri ku itariki 23 gutyo, nati mufate noheri. Ndaje mpita tumanuka turagenda, tugeze mu rugo Mama Gavin ibintu byose asanga twamanutse nyine mfite urufaranga, mfitana n'uwo mukiriya abansigiye avance y'I5. Navuga ati yaje ibintu ntabwo bibaho. Turakora mukorera stock, arabadirisha iwabo baradusura bo kwa tate babo nyine baradusura. Ewana ubwo no kuvuga ngo mu kudusura hari ibyo batuzaniye nibyo twakoresheje, bituma ziyo life nyine ubwo ubuzima butangira kugendana. None bugaruka nyuma yuko Mama Gavin ari kugenda atora akatege umupeti ku mezi 3, tubona nagumiza kuryama ndi kugumiza niringa ngira ibiki, ubuzima buraza kuducanga. Mama Gavin aramubwira ati shaka ukuntu ujya mu kazi. Mama Gavin yagiye mu kazi peti afite imyaka 3, nanjye imyaka 3, amezi 3 niyo yari afite. Nawe baza umupeti w'amezi 3 yaramusigaga. Mu kumusiga murumuna we yari ari mu rugo, niwe wajyaga musigarana. Umupeti ibyo ngibyo tubinyumaje kubinyuramo, aho twabaga inzimaje kutubana no tujya mu nzu y'ibyumba 2 na sala. Tuyigezemo nabwo sinzi ukuntu byaje kugenda. Mama Gavin abona mu kazi kiwe harimo harazamo ibintu byazagara, akagenda ukabona nyine araza atishimye, akambwira ati sha bebe tibyanze pe ndi gukora nkabona abakiriya nabo. Ambwira ati humura ati bizakunda, ntugapanike ubuzima, Imana yaduje ibi bintu izabyoroshya. Buriya Mama Gavin ingere ikintu nziwe, naba mbabaye naba nishimye niwapfa kubimenya, ahubwo ubimenye iyo twicaye turi kuganira. Kubwira ati byihorere mwana, gahinda kanjye ninjye ukazi. Kuko mba numva, kuko ngiye mu ibyaro by'umwana wanjye abantu narabanze pe. Navuga ati nuwo nagerageje kubibwira nta kintu yamfashije. Mitavuga ati gute ubundi nicara nkaganiza umuntu story y'ubuzima bwanjye, nta kintu ari bumfashe. We nukunyumva gusa, ahubwo nkagenda ngasanga yabishyize muri rubanda. Kakajeni kazanye umugore none bigiye kuzagapfubana, kabaye mbwa karabaye birarangiye. Ati umugore karamuta ahubwo n'umwana ni kari bumushobore. Ariko ikintu cyaje kubaho, Mama Gavin aramubwira ati ubu kuri inshuro nta mukozi dukeneye, genda mu kazi
njye Peti musigarana, njye Peti naramusigaranaga nkamuhindurira buri kimwe nk'uko mama we yabikora, nkamenya ko agomba kunywa amata, nkamenya ko mama Gavin icyo gihe yarajya aradutunganye n'umupeti, ambwira ati ubu rero ni wowe ufite akazi gahoraho buri kanya, njye akanjye igihe kazajya kaba kaje kubera ko kinjiza umufungo wenda ugaragara iyo nagafatishije uzajya ugira ute, uzajya uba uretse kwako kazi banze nanjye nkurako. Noneho njye nari ngeze mu gihe cyo kuba nta kazi noneho mfitemo, njye Peti namusigarana nkamuhindura buri kimwe, mama we akaza duhobera tukishimira ubuzima twibereyemo turabwenjoyinga, ajya gukorana n'umuhinde, uwo muhinde barakorana, ubuzima aragenda arabupushinga, nyine turagenda twisanga aka kanya duhagaze ahangaha muri ubwo buzima bwose twagiye tunyuramo. Urumva niyo mpamvu ugiye mvuga ati pe njye nshimira Imana kuko ibi bintu no ku myaka yanjye mfite abantu babishobora ni bake. Noneho muri iyi Kigali umujeni bro wamenyereye kwigurira agakeci keza, agapantaro ka danje, ishati ya danje, ubundi akahita avuga ati kanje kwiyereka ba Mukamana bandi abo bose nyine bahurira mu mihanda, ako bahura bararana rimwe akumva aranyuze kumubona yaba mu ubwo buzima ari ubwo agiye kuvamo, nubwo yabamo yabubaho we yifuza, yaba yifuza ibyishimo kuri ariko ntabwo yaba kwifuza nk'umugore we. Icyo ari cyo kintu nzi. Twagiye Joel na Jenny bose bazinduka bajya ku kazi, umwana wabo Ben bakamusigira umukozi umurera. Bose barafatanya bagashyira hamwe bakubaka urugo rwabo, ariko ukigera mu rugo rwabo utangazwa n'urwo bakundana, utangazwa n'akayabahana. Igihe cy'imyaka irenga 2 babanye wagira ngo bamaranye iminsi 3, mbega urukundo rwagatangaza. Urumva buri umwe yatunguye undi ku ruhande rwe, ntabwo byabereye igihe kimwe. Byari umunsi umwe ndabyibuka, nagiye mu kazi bisanzwe, we nta kazi arafite, nyine ari mu rugo arabipanga, nyine aragenda arayigura, ndaza hano mu rugo bisanzwe turajya, bisanzwe tugiye nko kuryama, yicara ku buriri arambwira ati mfite Imana. Ndavuga ati oke nta kibazo yime, arambwira ati iri bugutungure ndabizi, ndavuga ati oke nta kibazo yime. Nyine yahita afata muri marane yari yagashyizeho, mbona yeguye imyenda agashyira Imana agiye gutsimba n'Imana ubwoko kira, mbona nyine ayivanye mu numva nyine numva biradenze, nyine ndishima. Arambwira ati mama Gavin ndagukunda, nubwo wenda tutarabona ubushobozi bwo kuvuga ngo tubishyire public dukora ubukwe, ariko icy'ingenzi ni uko ngukunda nawe ukaba unkunda. Arayinyambika nyine, numva nyine birabaye, ndishimye nyine, nuko byagenze. Iyo yambaye nyine nanjye nabitekerejeho nyuma, nanjye ndikumanga ndayimugurira, ndayimuzanira, ndayimuha bisanzwe. Ndavuga ati okay baramaye impano, why not njye ntabwo impano ngo gushimire ku byo twanyuzemo byose, ukakomeza inyitayeho, ukagumana nanjye mu buzima bwari bugoye, ntudute, wari ufite uburenganzira bwo kuduta ukigendera, natwe bikaducangira inaha, ariko warahagaze urakomeza uhagarana natwe, rero ndagushimiye. Nanjye nyine narayimuhaye, ndavuga ati ni ukuri nanjye ndagukunda kandi ndifuza ko twazarambana. Nanjye nyine nuko nayimuhaye, bwo Imana nibyemera nuko buzaba, kuko turacyafite imyaka myinshi. umaranye igihe kingana gute? Maranye imyaka 2 3 maranye imyaka 3 yuzuye mu kwa mbere. Ego Afite imyaka ingabo, ufite ingana? we afite 25, ari kuzuza 26, njye mfite 23, nyujuje vuba. Njye niyo ndimo nyina 23. Mu ijwi rituje ry'ubwitonzi, Jenny arakubwira umwihariko w'umugabo we. Ikintu navuga kidasanzwe njye namubonyeho atandukanye n'abandi bantu, ni umuntu uhangana, kandi umuntu wihangana, aragukomeza pe hahandi ashobora no kubabona nta nzira n'imwe ihari, ariko akavuga ati humura, tuza, Imana irabizi ibintu bizagenda neza. Aragukomeza pe, ari ryankomeza njye nkumva byanandenze, ngende umuntu ukunda kugira panike, ariko nta muntu aranturisha, avuga ati
rwose aranturisha kandi kuko bikagenda neza kuko aba yabimbwiye. Ni umuntu wihangana pe, arihangana kandi agahangana, ntabwo ari ibintu bigirwa na buri wese. Ni ikintu cy'ingenzi kuri we, ni ikintu cy'ingenzi afite rwose mukundira kuba yihangana kandi agahangana, ntajya acika intege. Icyo nifuza ni uko umuryango wanjye twajya duhora twishimye, umwana wanjye agakura neza, akiga neza, amahirwe tutagize yo kurangiza bakayabona, agakura abona buri kimwe, amakayi, ibyo yifuza byose. Inzozi zanjye ni uko nabona urugo rwacu rumeze neza, no tutagira ibirenze ariko twishimye. Njye numva bihagije. Joel nawe hari ibidasanzwe yabonye ku mugore we, hari bitangaje, hari icyarusha abandi, hari ubudasa umugore we afite. Njyewe ikintu cya mbere cyo navuga kuri shiro wanjye ikintu cya mbere kidasanzwe nabonye yarushije n'abo twahuye mbere cyangwa se n'abagerageje gushaka kunyigarura ndi kumwe nawe n'urukundo. Mama Gavin yarankunze, ankunda urukundo mu nkundo zose nagiye mbona nabonye. Urumva yansanze ndi azero pe, yemera kubana nanjye ndi azero. None baza umukobwa wifite akazi muri Kigali kugukunda uri umuhungu uri azero, abona no kurya byakunaniye wowe ubwawe, byakunaniye akemera akagukunda. Urumva ni ikintu cya mbere gikomeye yanyeretse mu buzima, sibyo? Ku buryo nawe yakubwira ko mu buzima bwe nta jambo ndamwanga yari yumva nari namubwira. Habe aho n'umunsi je aho nicaye gutyo kundicara ndavuga ati jewe ubundi ava kubyara namukoreye indirimbo ye ubwe. Ni nka story y'uburyo nyine twibaniyemo, ndayikora irarangira. Hari n'igihe ngira gutya nizihiwe nananyweye njyewe nkayishyira nko muri ampura ahantu, nkamuhamagara video call nkamubwira ati cyakora iki najya ahita mbaza ngimeta ngo ubanze yinyereka, nkamubwira ati ngiyi ndayambaye, kuko ntago yabwakwira atamamagaye video call. Kandi ikindi kintu namukundiye nawe ni umuntu uzi guhangana, azi guhangana. Ariko Mama Gavin y'ubuzima abona bwanze arapanika ku buryo uri umuhungu nyine nawe upanika, wahita umubwira ati fata ibyawe ugende, cyangwa se ukahita umubwira ati nimba ibi ngibi utabishoboye nanjye simbishoboye reka ngende. Mama Gavin arahangana ahantu hitwa kose hari amafaranga, agerageza kugerayo kugira ngo byibuze level turiho izaba iri ku rundi rwego. Nk'uko kandi yabivuze, nta kintu njye inzozi zanjye ni ukwibona ndi umuntu munini mu rugo nyine nicara, abantu bakansura ntibifuze, umwana wanjye ntiyifuze. Apana ibintu byo gusohoka akabona abandi bana bafite nk'umugati nawe yabona bawufite ngo wamaye, never. Ahubwo ndashaka ko byibuze najya asohoka abana bajye bamusaba kugira abasabe, kuko birababaza kuba nje nakura nsaba n'umwana wanjye agakura asaba, birababaza cyane. Kandi rwose nzi ko bizakunda kuko imyaka dufite ni mikeya, nubwo wenda ni mikeya wako mu mutwe turakuze. Ukigera muri uyu muryango uganira nawo ufite umutima woroshye wahavurize, ariko nanone uramutse ukiri umusore uhavana amasomo n'umutima ukomeye wo kuzubaka urwawe neza, ugasaba Imana uti Mana uzame gukomera kwihangana no gukundana nk'uko uyu muryango umeze.